nkwifurize gukomeza kumererwa neza rero nari nagusezeranyije yuko tuzavuga noneho ku biryo bifasha mu gutera akabariro neza, kubera ko nari namaze kukubwira ibintu wakora kugira ngo wirinde ibibazo byo kurangiza vuba. Noneho muri ibyo bintu wakora muri iyi video, niba utarayirebye ushobora kongera ukabireba muri iyi video. Ibyo bintu wakora ibintu 10. Icyambere cy'ibanze cyari kijyanye no kurya neza kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza, ariko nari namaze kubikubwira ko kurya neza ukagira ubuzima bwiza nubwo bisaba ya ndyo ikungahaye ku mbuto n'imboga n'ibindi binyampeke n'ibiki byose, ariko twe twamaze kubona yuko nari namaze kukwizeza ko hari ibiryo noneho nzakubwira by'umwihariko, kubera ko ibyo biryo biba ari umwihariko bitewe n'intungamubiri ziri muri ibyo biribwa. Noneho izo ntungamubiri zikaba zikorana bya hafi cyane cyane n'itembera ry'amaraso, kuko amaraso iyo atembera neza umubiri wose akagira no mu myanya myibarukiro ya kigabo bifasha cyane. Ariko hakiyongera ko hari igihe ari ibiribwa bituma umusemburo wa testosterone ukomeza gukorwa cyangwa se kuvuburwa ku kigero gisabwa, kandi uyu ni umusemburo ukomeye cyane w'ingenzi. Hari abantu rero bagira ibiryo barya mbere yo gutera akabariro, ndetse bakagira n'ibindi barya nyuma yo gutera akabariro. Wowe ushobora kuba ntabyo ujya urya, ariko mu mico itandukanye ibyo bintu bajya babigira kugira ngo bahorane ubuzima bwiza bubabashisha gukora icyo gikorwa. Bimwe mu biribwa rero n'ibinyobwa abantu bagiye bavuga yuko bafata bumva yuko bibafasha mbere na nyuma yo gukora iki gikorwa, harimo shokora, hakabamo fromage cyangwa se cheese, hakabamo inkeri, hakabamo inyanya, umukati, apple cyangwa se pome, ibijumba, ikawa, imineke, umuvinyo n'ibindi bitandukanye. Ariko ibyo ngibyo mvuze nibyo biza ku mwanya wa mbere cyane, ariko cyane cyane uhereye kuri shokora. Abantu benshi cyane bakunda kurya shokora mbere yo gutera akabariro na nyuma yaho. Ibi rero usanga ari ibiribwa biza ku mwanya wa mbere abantu bakunda gufata mbere na nyuma yo gutera akabariro nk'uko nari maze kubikubwira, ariko noneho ugasanga wine cyangwa se umuvinyo bakunda kuwufata mbere, ariko nyuma y'igikorwa ahubwo bagakunda kunywa amazi. Kunywa amazi bikaba ari byiza cyane cyane ku bagore, kubera yuko bituma uhita ujya kwihagarika, kandi kwihagarika nyuma yo gutera akabariro ku mugore ni byiza cyane, bikurinda kuba wafatwa n'indwara zimwe na zimwe zari kugufata igihe utabigenje gutyo. Ariko se koko ibi biribwa byaba bifite akamaro? Ubushakashatsi bubivugaho iki? Ibi biribwa usanga kubifata nta kibazo, ariko ugakuramo cheese cyangwa se fromage, ugakuramo n'umugati. Impamvu nuko bavuga ko cheese n'umukati bitihuta mu igogorwa, bityo bikaba byatuma uzana umwuka cyangwa se umusuzi mu gihe uri gukora iki gikorwa, kandi nawe urumva ibyo bintu bikubayeho ubutayibara, niba ariko nabivuga. Shokora n'inyanya rero ni ibiribwa byiza cyane kuri iyi ngingo, kuko bituma umuntu ubiriye umubiri we uvubura imisemburo imutera akanyamuneza. Iyo misemburo ikaba irimo endorphins, dopamine na serotonin. Ikindi kandi bikize cyane ku mavitamine atandukanye. Muri ibi biribwa rero navuze hejuru harimo bine koko bizwi nk'ibiribwa bitera akanyamuneza cyangwa se bituma umuntu agira ubushake bwo gutera akabariro. Ibyo ni ibiribwa ubusanzwe bavuga ngo ni aphrodisiacs. Aphrodisiacs rero ni bya biribwa nyine bitera akanyamuneza mu mubiri, bituma umuntu agira ubushake, bituma igikorwa kigenda neza. Ibyo biribwa rero biba muri aphrodisiacs ni birimo shokora, birimo ibijumba, birimo inyanya, bikabamo n'imineke. Ibi rero ni ibiribwa bivugwaho ko bitera akanyamuneza kubirya mbere yo gutera akabariro, cyangwa se utangira umunsi wawe, bikaba ari ibintu byiza cyane. Ariko si ubusanzwe ni ibihe biribwa twavuga ko byabashisha umuntu kuba yatera akabariro neza? Ibi biribwa bitera akanyamuneza aphrodisiacs ntabwo bivugwaho rumwe n'abashakashatsi, ariko icyo abashakashatsi bahurizaho ni uko umuntu agomba kurya neza kugira ngo agire ubuzima bwiza, bityo no gutera akabariro bibashe kugenda neza. Ibiribwa rero bigira uruhare mu gutuma gutera akabariro bigenda neza kurushaho, akaba ari bituma umuntu agira
umuvuduko mwiza w'amaraso, umutima ugakomeza gukora neza, bityo amaraso akabasha gukwirakwira neza mu bice byose by'umubiri, harimo mu myanya myibarukiro birumvikana. Ibi biribwa rero ngiye kukubwira, bishobotse ibyo ubasha kubona aho utuye wabishyira mu byo uryaho buri munsi kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza nyine bujyanye no gutera akabariro. Ikindi nakubwira nuko ntavuze ibiribwa biboneka hano mu Rwanda gusa, ahubwo navuze ibiribwa byose muri rusange, kubera ko harimo ibyo udashobora kubona hano iwacu ariko wazatembera wajya nk'ahandi hantu ukaba wabihasanga. Hari rero ground flax seeds cyangwa se graine de lin moulu. Izi mpeke zishobora gushyirwa mu masarade, ibyo zikungahayeho bikaba bituma uziriye amaraso atembera neza mu mubiri, cyane cyane mu myanya myibarukiro, bityo gutera akabariro bikaba byagenda neza. Ntabwo nzi niba izi ngizi ziboneka mu Rwanda, uwaba azizi yatubwira. Nashyizeho ibishushanyo kugira ngo muze kuzireba, ariko impamvu mba bivuze ni uko ushobora kujya no muri supermarket ukaba wabona nk'ibintu bikoze muri ground flax seeds, noneho ukaba wabigura, bityo ukaba wabishyira mu ifunguro ryawe, cyangwa se wajya nk'ahantu muri hoteli ukajya kubona ukabona bakuzaniye nka menu, ukabona biriho, ukaba wabitumiza. Ikindi ni oysters cyangwa se huitre. Twabivuzeho kenshi, huitre zikungahaye kuri zinc, kandi zinc ni ingenzi mu gutuma umugabo agira ubuzima bwiza bujyanye n'imyanya myibarukiro. Zinc ikaba ituma umubiri w'umugabo ukora umusemburo wa testosterone uhagije, kandi uyu musemburo wa kigabo akaba ari ingenzi mu gutuma habaho ubushake n'ubushobozi bwo gutera akabariro, bwo gukora iki gikorwa. Kandi nanone oysters zituma hakorwa imisemburo ya thyroids. Iyi ikaba ari imisemburo ituma umuntu agira imbaraga, ariko ntabwo nzi niba oysters mu Rwanda zihaboneka. Abajya mu maresitora manini muzashyira comment hano mutubwire niba mujya muzibona kuri menu zaho. Hari uwari wambwiye ubushize ngo ashobora kuba ari mushrooms zimwe bahinga, cyangwa se champignon, cyangwa se ibihumyo bimwe bahinga, ariko nkomeje gukora ubushakashatsi nabonye zishyirwa muri seafood, bivuga ngo ntabwo ari champignon, ntabwo ari mushroom. Yes. Hanyuma ikindi kiribwa rero kizamo kandi kiboneka mu Rwanda hirya no hino mu masoko atandukanye ni inzuzi, pumpkin seeds. Kimwe na oysters, inzuzi nazo zikungahaye kuri zinc. Murumva rero mu gihe utabasha kubona oysters cyangwa se huitre, ushobora kwigurira inzuzi, akaba ari uzajya urya ushyira mu mafunguro yawe kenshi. Kandi inzuzi ushobora kubona henshi bazicuruza mu buryo bw'inzuzi zikaranze, cyangwa se nanone mu buryo baziseye nk'ifu, ukaba wazikoresha rero mu biribwa bitandukanye. Niba rero utabona oysters, wakoresha inzuzi kuko wumvise ko nazo zifite zinc, ariko kandi noneho inzuzi zifitemo magnesium, zifitemo antioxidative, zifitemo antihypertensive, zikagira na cardioprotective. Ibi ngibi byose bikaba ari ingenzi mu gutuma habaho kugira ubuzima bwiza bujyanye n'imyanya myibarukiro ikenerwa mu gutera akabariro. Hanyuma pomegranate seeds kwa twazibonye, cyangwa se urubuto rwa grenade mu gifaransa niko barwita. Nari nakubwiye ko ngewe nduzi mu kinyarwanda nk'umukomamanga, ntabwo nzi niba hiwanyu murugira cyangwa se niba rufite irindi zina. Namaze kurukoreka ku bishushanyo, ariko ushobora kumbwira niba uruzi, shyira muri comment utubwire wowe izina mu rwita iwanyu ni irihe, kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa urwo ari rwo, cyangwa se niba bakunda no kurubona. Imbuto z'umukomamanga rero zirimo polyphenols. Izi zikaba zituma ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso bigabanyuka, ibyago byo kurwara umutima n'ibyago byo kurwara stroke bikagabanyuka cyane cyane. Igihe rero waba udafite ibyo birwara, urumva icyo gihe ubuzima bujyanye no gutera akabariro ku mugabo biba ari byiza cyane. Hanyuma nanone umukomamanga utuma imijyana y'amaraso ikora neza, amaraso akagera neza mu bwonko no mu mutima. Birumvikana aho ngaho iyo yahageze neza no mu myanya myibarukiro ahagera neza, kandi twamaze kubibona ko itembera ry'amaraso rimeze neza mu myanya myibarukiro ya kigabo, nibyo rimufasha gukora ibintu byose. Ahangaha rero pomegranate seeds, donc uru rubuto ushobora kurufata ukarurya uramutse urubona, ariko ushobora no kunywa ji yarwo. Igihe rero ugenda muri supermarket uzajya ureba kwa kundi baba bakoreka ibyo juice akozemo, hari igihe ushobora kugira amahirwe ukagwa kuri ji ikozwe muri pomegranate. Icyo gihe rero byaba byiza kujya uyigura ukayinywa. Avocado.
avoka avoka ni urubuto rwiza cyane kandi noneho biri n'amahire y'uko mu Rwanda avoka turayibona cyane 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 ahantu henshi. Uramutse ubasha kuyishyira mu ifunguro hafi rya buri munsi byaba ari byiza cyane, kuko avoka ni nziza cyane. Avoka ni nziza cyane kuko n'izina ryayo ngo ryaba rikomoka ku rurimi rw'aba Aztec rusobanura testicles cyangwa se udusabo tw'intangangabo. Donc ni nziza cyane ku mikorere y'udusabo tw'intangangabo uretse n'iryo zina ryazo. Avoka ikize cyane kuri vitamine E cyangwa se vitamine E, ibwo tuba tuvuze mu cyongereza, cyangwa se vitamine E. Akaba ari antioxidant ikomeye mu gutuma imiyoboro y'amaraso ikora neza, bityo ikagabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Ikindi kandi avoka igabanya ibyago byo kwangirika kwa DNA cyangwa se umurage ububitse mu ntangangabo. Urumva yuko rero avoka ni urubuto rwiza cyane rukomeye. Muri rusange rero, uretse kuba wagerageza kujya ubona ibi biribwa bitanu maze kuvuga hejuru, birimo flax seeds, birimo pomegranate, birimo inzuzi, birimo avoka, birimo hari ubwo cya gatanu ntarutse n'ikihera, inzuzi, oysters. Yes, uretse rero ibi biribwa bitanu tuvuze mu ifunguro, washyira mu ifunguro rya buri munsi, bimwe muri ibyo ubasha kubona aho utuye. Twamaze kubona ko nibura mu Rwanda uzabona cyane inzuzi, ukabona na avoka, ariko n'ibindi ushobora kuba wagerageza bitewe n'aho utuye. Muri rusange rero ugomba kwibanda no ku bunyobwa. Ubunyobwa ni bwiza cyane ku mikorere y'imyanya myibarukiro y'umugabo. Amafi ni meza cyane cyane nka salmon. Imbuto n'imboga muri rusange nazo ziba ari nziza cyane, ariko noneho reka twongere twibande ku amashu atandukanye, y'amoko atandukanye, harimo nka brocoli na chou-fleur. Brocoli ni izira nakwita nka chou-fleur ariko z'icyatsi, noneho hakaza nyine na chou-fleur z'umweru, hakaza n'amashu muri rusange, hakaza beterave cyangwa se beetroots, ikize kuri nitrite, kandi izi nitrite zituma umubiri ubona oxide nitrite zihagije, kandi izi oxide nitrite zikaba zifasha mu gutuma imitsi itemberamo amaraso ikora neza, kandi n'amaraso akaba afashe ku buryo busabwa, ku buryo atembera neza mu mubiri. Bityo rero beterave cyangwa se beetroot ifasha cyane mu kurinda umuvuduko w'amaraso ukabije mu mubiri, kandi uyu akaba ari umwanzi ukomeye wa kiriya gikorwa. Beterave ushobora kuzirya muri salade, beterave ushobora kuzirya kuzinywa hakozwe ji, beterave ushobora kuziteka mu biryo, ariko ntuzarye beterave nyinshi cyane, ntabwo ari byiza ku buzima. Kuzirya ziringaniye nibyo byiza. Ibiryo urya, umugore utekera umugabo, shyiramo seleri zihagije. Seleri ni nziza. Shyiramo tungurusumu ni nziza. Kandi muri za mboga nakubwiraga ushobora gutegura, imbuto n'imboga ushobora gutegura cyane cyane mu gitondo, shyiramo pasteke cyangwa se watermelon. Watermelon nayo ni nziza cyane. Ibi biribwa rero ni byiza kubiryaho utangira umunsi wawe. Donc kuri breakfast ukora cyangwa se rya funguro rya mu gitondo utegura, ubashije gushiramo bimwe muri ibi biribwa, ni byiza cyane kubifata buri munsi, kandi akenshi kubifata mu gitondo ukabitangirana n'umunsi, kugira ngo ubiriye azi kwirirwana akanyamuneza, ndetse yirirwane n'ubushake n'ubushobozi bwo kuba yatera akabariro neza. Muri make, ibi biribwa bigira ibyo kurya mu buzima bwa buri munsi uko bishoboka. Ndagushimiye cyane rero, nkwifuriza gukomeza kugira ubuzima bwiza cyane cyane nyine bushingiye kuri iyo ngingo.